nubwo abantu bakomeje kutwita ko twayobye ndetse ko duta umwanya cyangwa se duta igihe cyangwa se tuzicuza, hari igihe ari bo bazicuza, abantu bamwe bamaze kurambirwa, abandi bacika intege, abandi bamayininga biciraguraho, abapurayini batangiye kujya baba abanzi babo baparemye, ku buryo bamwe batakibasha no kubwira ababo ngo ntibamayininge kubera kubuka inabi no kubasuzugura. Ariko ibyo ntago bizatuma idahindura amateka y'abamayininze. Numvaga nshaka kwibwirira mwebwe byibuze turi kumwe aha, hari umupapa umwe wambwiye, yabivuze kwanza ku rubuga, yaravuze ngo we yari ameze nk'imfubyi muri bizinesi, cyangwa se niba ari ikinyendaro simbizi. Ni ukuvuga ngo umuntu yamuhaye linki, amubwira, arayimufungurira, amwinjiza muri amubwira aho azajya akanda, ntagira ikindi kintu amubwira, arigendera, ntibongera no guhura. Atomboye, sinzi uwamuhaye linki y'urubuga, aruzaho, agenda amenyeraho amakuru avuga ko amaze kugera muri byinshi. N'ubundi rero, nubwo nyine abantu bari gufata gutyo, ariko natwe hari uko tuyifata, kandi umunyarwanda yaravuze ngo icyo nzi ndakizi, kandi icyo ntazi nticyankuramo icyo namenye. Dufite amakuru ndetse tugenda tubona n'andi, hari ayo tuvuga, hari n'ayo tutavuga, ariko amakuru ahari ni uko umunsi uzaba umwe, nta gihinduka, umushinga uzahindura amateka y'abantu benshi. Bamwe bajya babona umuntu wimereye neza amateka yahindutse, bagatangira kumugendera kure no kumwishisha ngo yagiye ikuzimu, ngo yagiye hehe. Namwe mubyitegure, ni urugamba muzarwana, ni intambara izizababaho, kandi urugamba ruri hafi. Iyi imwe mu mpamvu ituma abantu bayica amazi ni uko isa naho itangirwa ubuntu, noneho abantu bagiye baba mu bizinesi bagashoramo amafaranga menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni, cyangwa se 100 angahe, akabona nta kintu akuyemo. Benshi bavuga ngo njye nashoye amafaranga inshuro zingahe banjyawe bipfa ubusa, none ngo aho utashoye ngo iby'ubusa ntibibaho. Nkunze kubivuga ariko nongere mbisubiremo, bimeze nk'iby'ubuntu cyangwa se bimeze nk'iby'ubusa. Ibintu Imana yaturemye idukunda kandi izi ubushobozi bwawe. Ibintu byose wowe udafite ubushobozi bwo kwibonera, Imana yapanze kuzajya ibiguhera ubuntu uko udashaka kukuvuna. Nkunze kuvuga ngo na leta yacu n'umubyeyi, ibintu wowe utashobora kwikorera wowe ngo ukore umushinga ubigereho, ibyo byose leta ifata inshingano yo kubiduha ku buntu. Aribyo byitwa kenshi ibikorwa rusange cyangwa se ibikorwa remezo. Reka byo duheraho. Ibintu by'ubuntu cyangwa se ibintu bimeze nk'iby'ubuntu, ubundi ibyo bintu nibyo bihenze kurusha ibyo twirwa tugura. Hari ibintu byinshi, ibintu bihenze tubihererwa ubuntu, naho twebwe ibyo twigurira
ibyo twihahira ni ibintu biciriritse cyane, biciriritse cyane. Iyo abantu bari guca amazi pi bari bamenye iri banga cyangwa se bakumva ibi, reka tujye duhera ku buzima bwacu. Uwakubaza ngo mbese kugira ngo ubeho watanze angahe, cyangwa se papa we yatanze angahe, wasanga ntayo. Kubaho n'ubuntu. Izi ngingo zacu dutunze, niyo ryaba iryinyo, uzajye kwa muganga cyangwa se bagurisha amenyo barayacuruza, ubaze ngo iryinyo rimwe byibuze rya zahabu rimwe rigura angahe, ukube nayo menyo utunze. Uzabaza bigeze barwara amaso bakagera aho bafata umwanzuro wo kurikuramo bakarisimbuza, hano bashyiramo aya matungo bakarisimbuza irindi, ayo atanga arangahe. Tujya tubona abambaye amatije, abafite amatije, umuntu wacitse ukuguru bakamushyiramo ukundi kuguru kuri artificiel, uzamwegera umubaze. Muri make ibi bintu byose Imana abonye ko utabishobora ihitamo kubiguha kubw'ubuntu. Nkunze no kuvuga kubera uyu mwuka duhumeka. Muri minsi ari gutera indwara cyane cyane z'ubuhumekero, abantu bakabashyira ku mwuka, bamara kubashyira ku mwuka bakagira amafaranga bagenda bishyura uko bagiye muri iyo serivisi. Muzabaze aho bishyura ku isaha cyangwa se ku munsi, nibwo muzamenya ko ibi bintu byiswe iby'ubuntu ari byo bihenze cyane. No mu buzima umuntu nakugirira neza akaguha ikintu ku buntu, ku rukundo gusa nta kiguzi, uzamenye ko aguha umwenda uruta indi myenda yose wariye. Kuko impano y'ubuntu ntacyo wabona uyigura cyangwa se uyigurana. Ibi akenshi ibintu by'ubuntu bamwe babica amazi, ariko bareba kurebona ko ari byo bihenze cyane kurusha ibyo twebwe tugenda twigurira. Abizera Kristo twemera ko yavuye mu ijuru akaza atuzaniye agakiza kandi nta kiguzi. Gukizwa ni ubuntu, nta kiguzi n'iki na kimwe. Tuzajya mu ijuru kubw'ubuntu. Iyi miruho ndetse n'imihati byose tubamo bya buri munsi n'amastress n'ingorane zose tuzabiruhuka kubw'ubuntu, nta kiguzi. Imyaka ishize itabarika ari myinshi, Kristo abayeho yigisha agakiza kandi nta kiguzi n'iki na kimwe. Agakiza kazaduhindura ubuzima, kakaduhindura amateka, kandi kubera ari ubuntu. Nimurebe abantu bakijijwe cyangwa bakizwa neza ni bande? Ni bangahe? Ntabo, ni bake, ni bakeya. Uku nguku rero, iri ni isomo ry'uyu munsi. Uku nguku ni nako turi kubwira abantu pi. Abayumva ni benshi, abumva ibihanurwa cyangwa se ibivugwa ni bake. Hano hejuru maze gutanga kariya gakino mubonye hariya k'utunyamaswa. Ibiryo byari biri hariya, inzira mwayibonye, byari bigoye kuhagera. Bavandimwe, nubwo ibi bintu turimo ari iby'ubuntu, ariko bifite condition. Utazuzuza condition ntago azabigeraho.
utazuzuza kondisiyo ntabwo azabigeraho. Kandi ejo cyangwa ejo bundi ibintu nimara gucamo, abagiye bumvira ibisabwa bakabikora bagakurikiza inama zacu, abazaserebura. Abandi babiciye amazi bazakomeza bazatangira kujya batuka sisiteme cyangwa batuke n'ikorase ngo pawa ngo n'ibiki byose. Ntabwo azaba ararobanuye ku butoni. Nk'uko no mu ijuru nubwo ari ubuntu ariko ntabwo ari ingufu. Nubwo agakiza ari ubuntu ariko ntabwo ari ingufu, ntawe bihatira. Ubyemeye akabyizera, uwo nguwo rwose nta kibazo. Nubwo agakiza ari ubuntu ariko ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru batarizeye, batarakoze, batarujuje izo kondisiyo basabwa kuzuza kugira ngo bakizwe. Uko niko niba waremeye kumayininga, umvira ibisabwa, ibyo bagenda bategeka, ibyo bagenda badusaba, inama baduha, ibyo basaba kudukora, nubwo bitagoye. Yesu uravuze ngo umutwaro wanjye ntabwo uremereye, ariko nubwo utaremereye ariko unaniye benshi. Birababaje kuba abantu baragiye bataka yabo k'amafaranga mu bizinesi by'amabwa, uyu munsi bakakubwira ngo mayininga, kora verifikasiyo, cyangwa se fata ifoto ushyire kuri porofayiro, kora utuntu apudeyitinga, utuntu nk'utwo tubusa tukakunanira n'ibiki byose ngo batangiye kutugora kugira gute. Nigeze kora mu mabuye, mu bucukuzi bw'amabuye, nkajyamo nandi ari gutwara kwikorera imicanga, noneho abakozi kumwe batera n'inzenya ngo yikorere shango. Ubundi wavuye mu ishuri uvuga ko ngo amakayi akuremerera. Ngo banza wumve ngo wajyagahe. Uvuga ko abantu izasanga bataramayininze, atarabuze telefone, atarabuze amamega, ndetse amamega yirirwa apfusha ubusa areba amafilime n'ibitente bidashinga. Abantu bazavuga ngo iki? Bavandimwe, nimureke dukurikize kondisiyo tugenda duhabwa, twuzuze ibisabwa kugira ngo tuzabashe kugera ku ntsinzi. Ubushize narababwiye ngo bamwe bavuga ngo hari amafaranga ngo abantu bajye kuzimu kureba. Abajyayo numvise ko babaha kondisiyo, njya mbyumva kuri YouTube, babaha kondisiyo uzishe ntayibona. Ariko ngo n'Imana n'umugisha w'Imana cyangwa se iby'Imana, imigisha Imana iha abantu nayo ibaha kondisiyo. Iyo kondisiyo yishe, ubushize nahuye n'umurokore turaganira, ambwira inkuru z'undi murokore wari umukristo akomeye cyane, ari umukozi w'Imana, ariko aza gusuzugura Imana. Ari n'umukire, asuzuguye Imana, Imana imutumaho kabiri gatatu, ati garuka mu murongo, aranga. Yanze, Imana iti nzaguhana. Yari afite amakamyo, afite amaduka, amakamyo amwe ahira mu nzira, ayandi arahirima, ayandi barayamuriganya. Umuntu amera nkaho umwe twigeze twiga kera, asubira mu gisate cy'ingunguru, amateka arongera aribirindura. Ubwo rero bavandimwe, nta kintu kidagira kondisiyo. Ibi nabyo bifite kondisiyo, na Nicolas yahizeho kondisiyo. Utazazirampurisa cyangwa utazazuzuza ntayazarya. Kandi mwabonye ko ibintu byatangiye guhindura isura. Hari hashize imyaka igera hafi 5 abantu bamayininga, abantu bajyamo n'ibiki byose, ugakora ibyo usabwa cyangwa se ntunabikore. Nuko none dore ejo bundi mu gihe cyashize ntiwamayininze ukabona bari kukuwoninga, deadline iri muri telefone yawe. Hari nabo zikiryamyemo, hari abo deadline zikiryamyemo, bari kukubwira ngo iyi minsi nishira utarakora ibisabwa, konti zifungira mu biganza byawe, ziboroka. Kandi ziboroka koko, ntago ariko bizahora rero. Ubwo rero reka mbasabe
natangiye mvuga ku bantu bameze nk'imbobo, ahantu hameze nk'imbobo cyangwa se abantu bameze nk'imfubyi, abantu muri make bari kumayininga ariko batazi iyo biva ndetse n'iyo bijya. Abo bantu twagereranyije n'imfubyi ni umuntu wahuye n'undi amuzi cyangwa atamuzi, akamubwira ati rero hari ibintu ndi gukora bishobora kuzatanga amafaranga, ngaho jyamo, akamushyiramo agatangira akamayininga, atangira kumayininga yenda bakaburana ntibazongere guhura cyangwa se bakanashwana niba bafite ibyo bahuriyeho, umuntu akaba azi kumayininga gusa. Bamwe barabiretse, abandi baracyabikora uko bashaka. Nimumbabarire, ndabasabye imbabazi, ndabinginze mumbabarire, uwo muntu ugire gutya uzane nimero ye uyinyohereze uti mfasha nshyirira uyu muntu ku rubuga. Abo bantu amahirwe atazabaca mu myanya y'intoki. Hari benshi bagiye baza gutyo kandi tugenda tubigisha, bamaze kugera ku rwego rwiza. Hari abantu rero batunze application batazi biva n'iyo bijya. Uru rubuga nicyo rubereyeho kugira ngo tubafashe bamenye ibyo barimo, tubafashe uburyo bagenda banoza ibisabwa, tubafashe. Niba hari ubuzi rwose waduha nimero ye tukamushyira ku rubuga, byaba byiza ukabanza ukabimubwira kugira ngo atajya ku rubuga atazi ibyarwo, ariko rwose muduhe abo bantu, aya mahirwe atazaducika. Kandi namwe muzuze ibisabwa, kandi utabizi ajya abyuzurisha, nibinagusaba ikiguzi uzagitange, kuko ibintu byatangiye guhindura isura. Reka nsoze nibutsa update imaze gutanga mu kanya ivuga ngo buri wese umayininga akore cyangwa akoreshe update ya Pi na Pi browser, kuko hari ibintu bishyashya baduhaye tugomba nabyo kugenderaho. Ngira ngo murabizi ko uburyo KYC yakorwagamo habayemo impinduka, biri kugaragara rero ko benshi mu bantu bari batarakorerwa migration, Pi zabo zitaragera ku ma wallet, bari kubasubirishamo gukora liveness cyangwa se gutanga isura yawe, ifoto y'isura yawe, kugira ngo igendane n'ayo mavugurura yabonetsemo. Iyo umaze kumayininga rero ukabona iyo message, urabona ko ari umuntu ufite telefone mu kiganza. Iyo umaze kumayininga ukayibona, menya neza ko bari kukubaza ngo mbese witeguye ko twakongera tugafata isura yawe kugira ngo ujyane n'uko bipanze kugeza uyu munsi. Reba hasi ahantu handitse ngo continue mu ibara rya move, uhita ukirikamo. Numara gukirikamo rwose uhita ugerageza ukurikiza amabwiriza, wifate selfie nk'uko twagiye tubibabwira. Niba utabishoboye, shakisha umuntu ubigufasha vuba. Bimaze kugaragara ko iyo notification itinze, ayo mahirwe aba agucitse wenda akazagaruka mu gihe tutazi. Ubwo rero umuntu ubona iyo message ajye yihutira gukora liveness yihuse. Ikindi turacyafite amahirwe akomeye yuko kugeza uyu munsi amarembo aracyuguruye, yuko wakwinjizamo umuntu mushyashya nawe aya mahirwe ntamucike. Nkunze kuvuga ko amahirwe atazahoraho, ariyo mpamvu byaba byiza cyane, uravuze mu kinyarwanda ngo biryoha bisangiwe. Ubwo rero rwose ntimukizirikane ubwanyu mwenyine, mwibuke abanyu, mureke twibuke abacu,
baba baracikanywe bakageza uyu munsi bataramenya amakuru kandi barahari benshi. Barahari mwakoranye, barahari mwiganye, barahari mwaturanye, barahari mwigeze mugirana ibihe byiza, barahari abakugiriye neza ukabura icyo wabitura, barahari, barahari. Nubwo hari abatazabyumva ariko bazange kubyumva wababwiye. Kwinjiza umuntu mushya kugeza uyu mwanya biracyakunda, kandi umenye ko hari igihe bizaba bitari kwemera. Nari ntekereje ngo iri somo ry'uko dushobora kwinjizamo umuntu mushyashya, iryo naryo twongere turisubiremo. Harimo uburyo butandukanye ariko ubwo cyangwa inzira zitandukanye, reka mvuge inzira imwe. Bwira uwo muntu adawunirodinga application, ajye muri Play Store adawunirodinga application ya P-Network, ijye muri telefone ye. Nimara kugeramo arayikirika ifunguke, haraza paji irimo interuro ebyiri, handitse ngo continue with phone number na continue with Facebook. Noneho icyaba cyiza cyane ni ugukirika hepfo handitse ngo continue with phone number. Iyo umaze gukirika aho ngaho, haza udukadere tubiri dutambitse. Akadere ko hejuru ugakiritsemo, haza urutonde rw'ibihugu ukemezamo u Rwanda, wabura ahandi ukemezamo igihugu urimo, ako ugahita ukirika mu ko hasi, aho uhita ushyiramo nimero yawe ya telefone. Iyo umaze kuyishyiramo ukirika hepfo handitse submit. Iyo umaze kubisabumitinga rero, bahita bagusaba gukora password. Ariko mbere yo gukora password basigaye babanza kugusaba gushyiramo cyangwa se kuverifiya email yawe. Aho uzakirika ukabona bagusabye email, ni ugushyiramo email yawe, wongera ukayishyiramo bwa kabiri, ukabisabumitinga ubundi ugakomeza. Iyo bagusabye gushyiramo amazina yawe rero, umaze gukora password, ni ukwandikamo amazina nk'uko ari ku ndangamuntu. Amazina ni ukuyandikamo nk'uko ari ku ndangamuntu yawe. Ukabanza ushatse wabanza iri Nyarwanda, iri Kristo naryo ukarishyira hepfo, cyangwa se amakristo, ariko ni ukwandikamo amazina nk'uko ari ku ndangamuntu. Iyo umaze gushyiramo amazina hepfo bagusaba gukora icyitwa username. Username uyikora uko ushatse. Ushobora gufata izina ry'umwana wawe, cyangwa ugafata nk'izina ryawe ukaricamo, cyangwa izina ryawe ugashyiraho imyaka. Uyikora uko ushaka, ku bushake bwawe uyikora uko ushaka. Iyo umaze gukora username nabyo urabisabumitinga. Iyo umaze kubisabumitinga rero bahita bagusaba invitation code. Invitation code ntabwo uyikorera. Invitation code nta wundi uyisaba. Invitation code uyisaba umuntu wakuzanye cyangwa se ugiye kukwinjiza mu mushinga. Invitation code ni username y'uwo muntu uri kukwinjiza. Abantu benshi bagiye bayobera aho hantu, ugera kuri invitation code akahataruka cyangwa se agashyiramo ikintu ashatse. Umuntu akaba azi ngo yinjiza abantu mu mushinga ariko ntababone muri system inyuma ye, ari ukubera uburangazi. Nk'uko umuntu azi nimero ye niko akomeje kumenya username ye, ku buryo umuntu ubwiye ngo injira unamubwira uti uramenye nugera aho bagusaba invitation code ushyire mwaka, ukamwohereza username yawe.
benshi ntibazi n'aho bayirebera. Username ahantu uyirebera ni he? Nk'ubu jyewe iyo ndi muri dashboard ndagira nkakirika kuri twa turongo turi hejuru mu nguni ibumoso, nkagenda ngakirika kuri profile, noneho nkahita mbona handitse username. Hari utundi tuntu tubiri ducanga abantu. Aho hantu hari username, aho yanditse profile hejuru igatezwa n'akajambo ka arobase, ntabwo ari hatangirwa na arobase, ni munsi yaho, ubundi iyo niyo username nyayo inyoye, niyo nyayo. Iyo niyo ushyira kuri invitation code. Iyo umaze gushyiramo invitation code ukayohereza, bahita noneho hahita hagenda haza paje zirimo amagambo, ntabwo nirirwa nyavugaho, ahubwo amapaje arimo amagambo urabyirengagiza, ukagenda ukirika ku kajambo kusa kari mu ibara rya move, witambukira kaje kamo, ugiye ukirika kuri move, ugenda ukagera ahantu hari agafureshe kari kujya gasa n'agatimba gusa cyangwa se kamyasa kareba hejuru. Ubwo ugahita ukirika ku kizeru kiri imbere y'ako gafureshe, ubwo bumayininze bwa mbere, ubwo ari nabwo konti itangira kubara, ubumayininze bwa mbere. Iyo umaze gukora ibyo, hashobora no kubundi kugira izindi nteruro ziza zuzwa n'ijambo riri mu ibara rya move, ukanda kuri rya bara risoza, ukaba usoreje aho, umuntu akaba arinjiye. Ikikwereka ko uwo muntu yinjiye neza kwinjiriyeho, ni uko icyo gihe konti itangira kubara kandi wabonye wahawe pi imwe y'ikaze. Iyo bitangiriye kuri 0, uwo muntu ntabwo aba yinjiriye kuri link yawe cyangwa se kuri invitation code yawe. Nimwibuka abanyu rero bacikanwe, amahirwe aracyahari, kandi munibuke ko buri tariki ya mbere ingano ya pi twabonaga iragabanuka kuzageza dukonoje. Nubundi tumeze nk'abari guhumba, njya mbabwira ngo abatangiye 2021 wabonaga pi 3 ku munsi, none uyu munsi ahubwo imwe wayibona hafi mu cyumweru, ni hatari. Ubwo ariko nabo nibaze bahumbeho, kuko nubwo tubyita guhumba, ariko ugereranyije n'agaciro pi izasohokeraho ntacyo bitwaye. Fani umudamu wa Nicolas yigeze abivuga cyane bitsindagira, avuga ngo hari igihe kizagera umuntu azaba ufite pi 10 akaba abarirwa mu baherwe, mu bakire ku rwego mpuzamahanga. Ubwo rero mu bintu dukinisha nta gukina na pi. Abatazi ibyayo muzabareke, cyangwa se n'utabizi ariko agerageza bikore nubwo atabyumva, kuko iminsi izabisobanura vuba cyane bidatinze. Ubwo rero mwibuka abanyu, kandi numara kwinjizamo umuntu umenye ngo kumayininga ntabwo bihagije, agomba gukora verification atandukanye, agakora wallet, nubwo muri iyi minsi bitari gukunda, muri make ntiba bihagije. Iyo umuntu atangiye kumayininga, byibuze amazemo icyumweru amayininga, hari ibintu byihutirwa agomba gukora. Verification ya nimero ushatse wayikora ku kanya ukimara kwinjira, ndetse n'iya email ushatse wayikora ku kanya. Hari ibintu bidahita byemera kandi by'ingenzi bigira umumaro mu musaruro wa pi tugenda dusarura umunsi ku wundi, aricyo nahoze mvugaho kare, ikintu cyitwa security cycle. No kujya muri system igakurura hari aho ukirika, noneho igakurura abantu bari abantu ufitiye nimero, bari muri contact zawe basanzwe bamayininga, ukemezamo batanu. Iyo bakoze security cycle iba yuzuye, kandi iyo security cycle mumenye ngo n'indi nzira nshyashya kandi nziza ituma pi ziyongera. Iyo rero umaze byibuze icyumweru mayininga,
wakagombye gukora security cycle kugira ngo ingano ya pi ugende ubona yiyongere. Ikindi, icyo cyumweru gishize nanone byaba byiza uhise ukora ikintu cyitwa lockup. Lockup ni ukuvuga ngo jyewe yenda 1/2 cyangwa se 1/3 cyangwa se 100% za pi zanjye ngiye kuba nzirokinze, ngiye kuba nziborotse nko gukora konte bloke, kandi iyo konte bloke uko umayininze ugenda uyihabwaho komisiyo. Iyo utayikoze rero cyangwa se ukore security cycle ubona ko rwose muri make umuntu aba ari guhomba. Kugeza uyu munsi uramutse uri kumayininga ukaba utarakoze security cycle, ukaba utarakoze lockup, nyine nta kundi, abatabizi bicwa no kutabimenya. Ariko uyu mushinga ufite amahirwe menshi kandi adakwiye kugucika nawe. Reka mbesoreje aho, nagira ngo nongere nibutse abantu ko byaba byiza batizirikanye ubwabo, tukazirikana n'abacu nabo aya mahirwe ntazabacike. Murakoze, mugire umunsi mwiza.